tuguhaye ikaze mwene data dukurikiranye kuri Goodrich TV. Twishimiye kubana nawe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turanezerewe kubana nawe uyu mugoroba. Twishimiye kukwakira no kuguha ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga. Ndagira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga. Nta yindi mpamvu itumye turi hano no kugira ngo dusenge, tuganire ijambo ry'Imana. Abantu benshi baraboshye, abantu benshi bafite ibibazo bitari bimwe, ariko igisubizo harimo ijambo ryitwa gusenga. Mu bisubizo byinshi dukeneye twifuza harimo ijambo rimwe ryitwa gusenga. Duhaye ikaze mwese abadukurikiranye muri mu mpande enye z'igihugu, Burasirazuba, Nyagatare turabasuhuza, Rwamagana, Kayonza, kuzakomeza hejuru yo za Ngoma, Kirehe. Abadukurikira muri Rubavu namwe turabibuka, muradukurikira cyane. Abari za Ruhengeri, ndabizi Musanze muradukurikira, turabasuhuje. Turibuka kandi abantu bari za Karongi, kumanuka za Nyamasheke, Burengerazuba, epfo aho twita ngo ni mu Bushenge, Ishangi. Twabonye umuntu ejo bundi ku cyumweru twabanye nawe wari waturutse Ishangi mu karere ka Nyamasheke. Twabanye mu materaniro, Imana igumugisha, yitwa Emmanuel. Turagusuhuje kandi ibihe byiza twagiranye ku cyumweru ntabwo ari ibihe bisanzwe. Imana igumugisha kubwo gutera iyo ntambwe. Turibuka kandi abantu bari Rusizi kuzamuka za Gikongoro, za Butare, abantu mudukurikira muri epfo, mu majyepfo, mwese muduhamagara tubahaye ikaze. Ntabwo twakibuka abari mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, mwese mudukurikiye. Turasuhuza amatorero yose, abayobozi b'amatorero, madini, mwese turabasuhuje, ba bishop, ba apotre, ba pasteri, abavuga butumwa, abahanuzi, abadiakoni, abantu mukora umurimo w'Imana mu nsengero zitandukanye, mu madini atandukanye, mwese tubahaye ikaze. Ntabwo twakibagirwa ubuyobozi bwacu, ndetse mu gihe cyiza kidasanzwe dufite ubuyobozi bwacu, abayobozi bwo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku nzego z'ibanze bari mu manama atandukanye, ariko by'umwihariko hakabaho inama iyo bita ngo ni inama y'umushyikirano ku nshuro ya 18. Abo ni abayobozi batureberera, batubera amaso, batufasha kugira ngo tubashe kuba abanyarwanda buzuye kandi bashyitse bahamye, babiyobowemo n'Imana. Aho muri mwese mudukurikira turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndi butinde rero, nabahaga ikaze mwese. Nifuza ko tuza kubana muri uyu mwanya. Hari ibintu byinshi navuga, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu kimwe. Ndashaka kuvuga ngo mu bikenerwa byinshi, umuntu akenera byinshi. Hari urwego umuntu ageraho akagira ibyo akenera. Hari ibintu byinshi umuntu akenera muri ubu buzima, ariko hakenewemo n'ijambo rimwe rivuga ngo ukeneye umuntu w'Imana. Mu rugo rwawe ukeneye umuntu w'Imana, mu buzima bwawe bwa buri munsi ukeneye umuntu w'Imana, mu byubamo, mu byucamo, mu ngorane zawe, mu mashimwe yawe, mu iterambere ryawe, mu cyerekezo uganamo icyo ari cyo cyose ukeneye umuntu w'Imana. Njya nkunda kubwira abantu muri ubu buzima utazabura gukenera, hari umuntu utazabura gukenera. Uko byagenda kose ugihumeka uzakenera umuganga, uzakenera umudogiteri wo kukwitaho. Uko byagenda kose, nushaka uzaba uri muzima umeze nk'amabuye, umunsi umwe umubiri uzakubwira ngo hari umudogiteri ukeneye washobora kukwitaho, wagufasha mu ndwara yawe. Icya kabiri, ukiri muri ubu buzima ukaba uriho, nta mitego uhura nayo, nta bisitaza urahura nabyo, nta miyaga iraguhuha ngo ikwerekeze mu nkiko, uzakenera umwavoka ukunganira mu mategeko. Uzamukenera. Ukeneye umwavoka uzakunganira ku munsi uzagiraho urubanza. Iyo utari warugira ngo ntakenewe, ariko iyo umuntu yagize urubanza rumujyana mu mategeko, yirukanga ajya gushaka umwavoka. Rero nawe arakenerwa. Umuntu wa gatatu ujya ukenerwa ni umuntu w'Imana. Bene data, nshuti mudukurikira kuri Duhumurizanye TV,
channel yacu ya YouTube y'Urusengero ndetse no kuri Good Rich TV aho tubaganiriza kwa kabiri saa 2:30 no ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Bene data abo bantu barakenewe. Ukeneye umuntu kuvura akamenya indwara yawe agahera kwino akazamuka akagera ku mutwe akakubwira ngo uribwa hano ahari ikibazo naha twagufasha gutya ibindi twabishobora ariko hari umudogiteri undushije ubushobozi nakoherezaho bakaguha transfer ukavana mu Rwanda ukajya n'ahandi ariko ukiri hano mu Rwanda ubasha kuzenguruka mu mavuriro atandukanye. Hari igihe usanga uwo mudogiteri akubereye igisubizo ukamugumana. Hari abantu rero babaye bafite abadogiteri kandi mbibutse ko na hano dufite muganga online nawe ni dogiteri kandi abazamugana mwese tubahaye ikaze muzamugane n'umuganga mwiza azabafasha mu buryo bwose. Wa kabiri rero umuntu ajya akenera umwunganizi mu mategeko rwose umuntu akenera umwunganizi. Umva mwene da waba uri umusore waba uri umukobwa waba uri umugore waba uri umugabo iyi si ndisakaye anytime ibyago bizakugwirira. Ukeneye umwunganizi ukamugira inshuti kamubwira ati si ntawamenya iby'ubuzima ntawamenya ariko umunsi nagira icyo sitaro cy'itegeko uzanyunganire uramukeneye. Wa gatatu rero shaka kuvugaho none ni umuntu w'Imana. Ukeneye umuntu w'Imana. Ukeneye umuntu w'Imana. Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ivuga abantu bakenerwa ariko igaruka ku muntu w'Imana. Nabaho urugero rwa bugufi. Hari ibibazo byigeze biboneka umugabo bita Manowa abura urubyaro n'umugore we ngari ku munsi w'umugore ari guhinga n'umuntu w'Imana araza musanga mu murima aramubwira ngo igihe mukenereye umwana ni kirekire ariko uyu munsi ugenda ubwira umugabo wawe ngo hageze ngo mutwite muzabyara umwana w'umuhungu azaba umunaziri icyuma cyogosha ntabwo kizigera gikora ku mutwe we. Ayo makuru abwirwa umugore yewe arasara aravuga ati ibyo bintu ntibishoboka wa muntu w'Imana we atashye abibwira umugabo we aramubwira ati yewe Manowa we ndi mu murima mpinga umuntu w'Imana yahansanze amba makuru amba idonido niko abarundi bavuga amakuru idonido arambwira ngo igihe cyageze ngo dusame kandi tugiye kubyara umwana w'umuhungu azaba umunaziri icyuma cyogosha nikizamukora ku mutwe. Umugabo aramubwira ati wa mugore warasaze waravangiwe imyaka tugezemo si yo kubyara si yo gutwita. Aramubwira ati rero isengesho ryanjye ndinginga Imana ngo uwo muntu w'Imana yongera agaruke. Ngagarutse aha neza uwo mugabo amakuru ngwarangije aramubwira ati muhumure ni igihe amuha n'ibimenyetso simusiga by'uko ibyo Imana ivuze izabisohoza. Inkuru za Manowa murazizi sizo shaka kubaganirizaho. Naringiye kubatemwanyaje undi muntu wa kabiri. Muravyibuka Hana adafite umwana yarakeneye Eli kamwatura ijambo gusa. Yarakeneye Eli gusa ngo avuge ijambo rimwe gusa umutima w'uruhuke. Muribuka inkuru za Zekariya mu myaka yaramaze yarakeneye umuntu w'Imana ngo umunsi umwe ari gutamba igitambo kuko hari umugabane we n'igihe cye gitahiwe ngahura na marayika w'Imana ngamubwira ijambo rimwe ngo Zakariya urahiriwe. Murabizi bizavuyemo no kubikiragi no kujya kubwira Elizabeth amakuru ibintu bitashobokaga ariko baratwita basama umwana w'umuhungu aravuka yitwa Yohana akora ibimenyetso n'ibitangaza abanziriza Yesu maze umugambi w'Imana uruzi ubutumwa bwiza buravugwa. Dufite ubuhamya bwinshi umuntu w'Imana arakenewe. Nagira ngo mbabwire ibindi ibyo nagira ngo mbahe testimony ntoya umuntu w'Imana arakenewe. Yewe wa muntu nkurikiye muri uyu mwanya wowe uteze ugutwi kwawe n'ijisho ryawe rindeba ijambo mfite uyu munsi ukeneye umuntu w'Imana ku buzima bwawe. Ukeneye guhura n'umuntu w'Imana. Ukeneye guhura n'umuntu w'Imana ku buzima bwawe. Reka dusome Bibiliya ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya kabiri cy'Abami. Igitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma duhereye ku gice cya kabiri n'umurongo wa 19 turagarukira kuri 24. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice bibiri murongo
umurongo wa 19 kugera ku 24. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa, tidore uyu mudugudu buryo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo umva icyo umuntu w'Imana amaze. Ajya azana igisubizo aho ibibazo byagwiriye habuze uwabikemura. Umuntu w'Imana ajya atanga igisubizo. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira, arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwica cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nuko Elisa yagize ute yabivuze. Amen. Aka ni agace kamwe. Reka mbabwire icya kabiri yakoze ukomereje kuri 23. Bukeye bwaho avayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka cyane. Baramubwira ati zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Ngarakebuka arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haziduba ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Amen. Ijambo mfite none, dukeneye umuntu w'Imana. Dukeneye kubona impinduka, ariko zaza zite? Hakeneye umuntu w'Imana. Dukeneye igisubizo cy'ibibazo byacu. Reka mbabwire, Bibiliya tubwira ngo hano abanyamudugudu baho babwira Elisa ikibazo cy'uwo mudugudu. Birantangaza cyane iyo umuntu agira ibibazo ariko agatekereza ko bizakemuka ku bwenge bwe gusa. Ubwenge ni bwiza, ariko hari ibyananiye ubwenge. Amafaranga ni meza, ariko hari ibidakemurwa n'amafaranga. Imiryango yacu yabikomeye imeze neza, harayi dutererana n'ikemura ibibazo byacu. Yewe hari n'iby'ireba bikabona ntiyabishobora. Inshuti, abo twiganye, abo twabanye, abo twasangiye, abo twagabiranye, hari situwasiyo batakemura, ikemurwa n'umuntu w'Imana. Mwene data, ukeneye umuntu w'Imana. Niyo mpamvu abanyamudugudu baho, abaturage bo muri uwo mudugudu bamenye ikibazo kiri muri uwo mudugudu. Ndagira ngo nkubaze, n'uyu mwanya hari umuntu nkurikiye afite ikibazo kimuremerereye. Wicaye nkurikiye muri iyo ntebe, ikibazo cyawe kirakurenze, cyamaze kurenga abo wibwiraga ko bakigufasha, cyamaze kurenga inshuti zawe wakiganirije, cyamaze kurenga amategeko, cyamaze kurenga imbago, cyamaze kurenga imbibi. Hakenewe umuntu umwe gusa, umuntu w'Imana, kwagira icyo avuga kuri icyo kintu. Kandi niba hari amakuru, hari ijuru ryambaye amakuru kuri icyo kibazo. Urumva wenda kwiyahura, oya, kwiyahura si igisubizo. Urumva wenda kuvuga ati mpunge igihugu ngende, reka da, mpunge igihugu si cyo gisubizo. Kuri iyo dosiye yawe, kuri icyo kibazo cyawe cyaburiwe igisubizo, hakenewe umuntu w'Imana. Hakenewe umuntu w'Imana. Muri urwo rugamba ntihakenewe ikindi, hakenewe umuntu w'Imana uhagaze mu mavuta y'Imana, uhagaze mu buntu bw'Imana, uhagaze mu bwiza bw'Imana, akavuga hejuru y'ibyo bintu bikugoye. Muke abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza, nk'uko bireba databuja. Umudugudu uragaragara neza, umudugudu uragereranywa n'umuntu usa neza. Hari igihe umuntu aba asa neza, yisiga amavuta meza, aryama ku gitanda cyiza, yicara mu ntebe nziza zo muri saro, arya ibiryo byiza, saramanje ariramo ari nziza, n'ibigaburo riteguriwe hari ryiza, agenda mu modoka nziza, ataha mu rupangu rwiza, ariko akagira ikibazo. Ibyo byose bikamubana ubusa, kuko
ubwiza bwawe urara, ubwiza bw'ukusa fesi yawe ntishobora gukemura ikibazo cyawe. Uragaragara neza, iyo usohotse abantu bakubona neza, iyo winjira abantu bakubona neza, uragera mu kazi abantu bakabona nta kibazo, ariko ikibazo cyawe kiri imbere. Ntawagikemura udahuye n'umuntu w'Imana, ntawatanga igisubizo udahuye n'umuntu w'Imana. Umva mwene data, ubwiza bw'umukobwa ntibumuza kuruha, ubwiza bw'urugo ntirubuza ibibazo, ubwiza bw'akazi n'umushahara ntibikura ibibazo biri inyuma y'ibyo bintu. Niki gikenewe? hakenewe umuntu w'Imana. hari ibibazo biri iniki. Umudugudu wagaragaraga neza, abawureba baravuga ngo dore umudugudu ukusa, dore uko umeze, dore uko uteye, urasa naho udasinye neza, uragaragara neza, ariko amazi yaho uyanyweye ararura, kandi ubutaka bwaho iyo babwinjiyemo burarumbya. Elisa yari igisubizo cy'umudugudu. Ntabwo bari bakeneye imvura igwa, ntabwo bari bakeneye ikindi, bari bakeneye umuntu w'Imana uvuga hejuru y'iyo circumstance bari bafite mu buzima. Kuri icyo kibazo cyawe ukeneye umuntu w'Imana, kuri iyo ndwara yawe ukeneye umuntu w'Imana, kuri iryo deni ukeneye umuntu w'Imana uvuga kuri iryo deni, kuko Imana ishobora gutanga igisubizo kinyuranye n'ibyo uri kureba. Kuri uwo mutwaro wikoreye, ramako seto raka sharama ela zidikito siko shata rama wayi siko iba. Umva, aho hantu ntabwo ukeneye umunyambaraga wundi. Kuri icyo kibazo cyawe ntukeneye umunyamaboko magari, ukeneye ko umuntu w'Imana asobanura ibyasobanye. Ndagira ngo mvuge iki kintu mwumve neza. Umudugudu uragaragara neza, yes, uko bakurebye ugenda bagira ngo nta kibazo gihari. Nibyo, iyo bakurikije amashuri wize bagira ngo amashuri yarabikemeye. Reka da, hari igihe wiga diplome ukajya wibaza niba barayihambye kuzimu. Hari igihe wiga wagaraduwetinga, umunsi wagaraduwetinze baguha diplome yawe hakagira umuntu uyivugaho ijambo rikomeye akayihamba. Yamara kuyihamba, yamara kuyihamba wowe ukajya wiri kuvuga ngo warize, ariko ikazaba neza neza nk'igitabo gisanzwe, ukazasangana urupapuro wagira ngo ni ngurwo mu ikayi, kuko diplome yawe yagahawe agaciro n'icyo uyikoresha, ariko warayihambye. Kubera iki? Ukeneye umuntu w'Imana uvuga kuri iyo diplome yawe, ukeneye umuntu w'Imana uvuga kuri iyo pasiporo gusa akayivuga. Iyo pasiporo, izo ngendo zahagaze zasubukurwa. Ndagira ngo nkubwire, umuntu ashobora kugira ubwinshi bw'imuzengurutse abantu bakavuga ngo arakize arakomeye, ariko icyamunara kigakomanga, icyamunara kigakomanga. Ukeneye umuntu w'Imana uvuga hejuru y'icyo cyamunara, uvuga hejuru y'icyo ngicyo, ibintu byose bigahagarara. Niba abantu bavugisha amagambo yabo agakora ari abarozi, bagatongera bigashoboka, ukeneye umuntu w'Imana uvuga hejuru y'icyo kibazo. Ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuntu w'Imana uvuga biriya yavuze. Uyu mudugudu uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Ariko hari ikintu gitangaje kandi numva Imana igiye gukora. Uzi kubona warakoze ubukwe bwiza, ariko uyu munsi wareba urugo wubatse ugatinya no kugaragaza amafoto y'ubukwe bwawe. Uzi kubona warakoze mariage nziza, ariko umunsi washatse ukagira ngo inda barayihambiriye burundu. Umudugudu, ibintu bishobora kuba bigaragara neza formalite, uko bigaragara, uko abantu babireba barabona ari byiza, ariko ikibazo cyawe kirenze kukibwira abantu. Ukeneye umuntu w'Imana. Nongere mbisubiremo, ukeneye umuntu w'Imana. Ejo kuwa gatatu tuba dusengera abantu, ejo kuwa gatatu tuba tuvuga hejuru y'iyi mitwaro dayimoni zikoreje abantu. Ukaba mu buzima bubishye, abana baragiye babibicucu mu mutwe, kandi abantu batangaho minerivare, urabaha amafaranga, urabaha umwanya, ababakocinga barabakocinga, ariko abana bararenga baragenda biranga.
hari ibyakozwe, ariko nawe ukeneye umuntu w'Imana. Uzi kubona ukorera amafaranga, ugakorera amafaranga ukagira ngo yakorera mu mifuka utobotse. Ninde ukora cyane, ninde wara amajoro ni wowe, ninde utaryama ni wowe, ninde uriga ni wowe, ariko ntacyo byigeze bimara. Umva, ukeneye umuntu w'Imana uvuga hejuru y'ubwo buzima bwawe, kandi Imana igitanga igisubizo cyiza. Ndakwizeza hamwe n'umwuka w'Imana undimo, igihe cyageze ngo ibyaruraga bihinduka ibiryoshye. Uri mu buzima burura, bubishe, butaryoshye, butaryohewe, bumeze nabi, ubishamo. Bibiliya yatubwiye ngo Elisa araza aravuga ati nimuzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu gusa, muzanire imperezo nshya. Uzi icyo umuntu w'Imana ajya amara, uzi icyo umuntu w'Imana ajya akora, azana igisubizo aho cyari cyabuze. Ndagira ngo nkubwire, ntihagire uzagushuka. Nta munsi n'umwe Imana yakoze ibitangaza mu kirere gusa. Aho abantu b'Imana babaga bari, ibitangaza byaragaragaraga. Aho abantu b'Imana babaga Imana ibatumye, ibitangaza byaragaragaraga. Aho Imana yagaragaye n'aho abantu b'Imana babaga bari. Mbere yakoresheje abamarayika, ikuye abamarayika ishyiraho intumwa, Yesu ari kumwe n'intumwa. Aho Yesu yakandagiraga hose nta kiriyo cyahabaye, kandi wahamagaraga Yesu akamutabaza, Yesu akahagera gusa, ibintu byarahindukaga gusa. Umva nkubwire, ntabwo ibitangaza ari mu kirere. Ukeneye guhura n'umuntu w'Imana. B, ukeneye kubona Imana mu bantu b'Imana. Nubwo ubibuze mu bantu b'Imana, nubwo ukomerekeye mu bantu b'Imana, nubwo wanzwe n'abantu b'Imana, nubwo watabona abantu b'Imana, ariko abantu b'Imana baracyahari, baracyahari. Hari ibintu birindwi bitari byapfukamira Bayali. Ndagira ngo mvugane nawe, ndaje nitabe telefone mu kanya, ndaje mvugane namwe nitabe telefone. Ukeneye umuntu w'Imana uvuga hejuru y'uwo mutwe, kuki icyo kintu kigenda kikaba umutwaro ukagutsikamira kugeza ubwo ubura aho uhungira, kugeza ubwo ubura wabwira. Hari umuntu w'Imana, hari umuntu w'Imana. Haleluya, hari umuntu w'Imana bene data, hari umuntu w'Imana, hari umuntu w'Imana. Bibiliya yatubwira ngo Yesu aho yageraga hose yakizaga abarwayi, yakizaga ibimuga, impumyi zarahumukaga, ibipfamatwi byaragendaga, abakene yarabambikaga akabakenura, abarwayi yirukanaga abadayimoni akoresheje itegeko. Ariko byaberaga mu gace arimo, agace atari gukoreramo ntabwo kabaga kari gukorerwamo nyine. Ibitangaza byakorewe aho Yesu ari. Niyagira ukubwira ngo ibintu byarikoze, nta ntumwa, nta muhanuzi, nta marayika, uzabisome muri Bibiliya binyereke. Usibye hamwe nabwo ni marayika wabikoraga, ngo yamanukaga rimwe akinjira mu kidendezi, ngo ikidendezi kikibirindura. Utanze kujya muri icyo kidendezi, utanze abandi kujyamo, akaba ari ukira, abandi bagatahiraho. Ndagira ngo nkubwire, ndi hano, ndi umuntu w'Imana, ndi hano natumwe n'Imana, ndi hano hejuru y'ubuzima bwawe, ndi hano kugira ngo ahari uwo mutwaro ukuvuna igihe kirekire Yesu awukuruhure. Ndi hano ku bwawe, ndi hano iri joro ndara, ntabwo ari kugira ngo niyamamaze, ni ukugira ngo Yesu tuvuga, Yesu twamamaza, Yesu twavuze ibihe n'ibihe agaragare ku buzima bwacu. Ntabwo tuvuga Yesu mu nzandiko, turavuga Yesu mu bikorwa. Ntabwo tuvuga Yesu w'amagambo, turavuga Yesu w'imirimo. Ntabwo tuvuga Yesu wo twumvanye gusa abantu no kumusoma. Arakora, n'uyu arakora. Ahubwo nimushaka, ninde waza akegera aho Yesu ari, ninde wakegera abantu b'Imana bari ngo akire icyago cye, ninde wafata umwanya akavuga ngo ibi byari byaramboshye, byari byarampambiriye, ndabiretse, hari andi makuru nkeneye. Umva mwene data, hari andi makuru ukeneye arenze ayo ufite. Hari andi makuru ukeneye arenze ayo ufite. Ayo ufite ni make. Wagirayo abapfumu bakubwiye n'abarozi, ntacyo azakumarira. Wagirayo abo muri karitsiye bavuga, kuko na za karitsiye ziravuga,
ntayazakumarira. Wagirayo abo mukorana bavuga ayo makuru araciriritse cyane, ntacyo azakumarira. Wagira amakuru wahawe n'abaganga bakubwira ngo ntibishoboka, ayo ni make araciriritse, ntacyo azakumarira. Wagira amakuru ukura mu bitangazamakuru, ayo ni makeya, ntacyo azakumarira. Ukeneye andi makuru ukuye ku muntu w'Imana. Ukeneye andi makuru make ukuye ku muntu w'Imana. Ukeneye irindi jambo ritandukanye n'iryo wabwiwe. Ukeneye irindi jambo ritandukanye n'iryo wabwiwe. Haleluya. Ndagira ngo mvuga iri jambo ritoya. Bibiliya iratubwira ikatubwira muribuka umunsi indogobe za Kishi zazimiye. Turareba mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 9. Mwumva amakuru umuntu ajya ahabwa atandukanye nayo yari afite. Amakuru ufite araciriritse. Reka kugumana amakuru adafite igisubizo gihamye. Ngewe ndumva hari igisubizo cyawe Imana ishyize muri ngewe. Muri ngewe hari igisubizo cyawe. Ntidushobora guhura ngo uzasigare uko wari uri. Ntidushobora guhura ngo ugume ku buzima bwawe bwari buri. Impinduka zifitwe n'umuntu w'Imana. Nubwo abantu batakemera abantu b'Imana, nubwo abantu bavuga abantu b'Imana nabi, ariko nta gisubizo uzabona utagikoye ku bantu b'Imana. Umva, reka dusome 9:6. Urwa mbere rwa Samweli 9:6. Nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuze byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Aha haragaragara Sawuli ndetse n'umugaragu we baragenda batazi iyo bava n'iyo bajya. Indogobe zarazimiye ariko barashakisha nta makuru. Bakasi iburyo nta makuru, bagiye ibumoso nta makuru, baragiye inyuma nta makuru, baregera imbere nta makuru. Ariko bari bakeneye amakuru. Umva, ukeneye amakuru. Ukeneye amakuru y'urwo rugo. Umva, ukeneye amakuru y'aho hantu ukorera. Ukeneye amakuru y'ibyo bintu byanze, urayakeneye. Kutabishaka nawe uzisangaho Imana itagennye kugomba kuba. Nudashaka amakuru uzapfa utamenye. Nudashaka amakuru hari intambwe utazatera. Nudashaka amakuru hari ibyo utazasobanukirwa. Ibaze ibikubayeho imyaka ingana gutyo. Niyo mpamvu ibyo bintu bigenda gutyo. Niyo mpamvu ugerageza gukora ibintu bikananirana. Niyo mpamvu hakenewe amakuru. Icya mbere ni amakuru mwene data. Mama, ni amakuru ukeneye. Ni amakuru akenewe. Bibiliya ikomeza iratubwira ngo Sawuli abaza umugaragu ati ariko se nitujyayo turamutura iki ko impamba yadushiriyeho mu nzira? Ko mu nkangara zacu nta gisigayemo, impamba irashize mu nkangara zacu, kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana. Mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Kugira ngo atuyobore. Ese izi ndogobe tuzazibona? Ese izi ndogobe zizashoboka? Bakeneye amakuru. Kubaho udafite amakuru, kubaho uri mu bintu udafitiye amakuru, gukora ibintu udafitiye amakuru, kuba ahantu udafitiye amakuru, kuba uzaye abana ariko ibiri ko abantu ufite amakuru yabyo, kubaho ufite ibintu byapfapfanye, ibintu byose birapfapfanye, dore baguhagaze hejuru, harabura iminota mike, harabura amasaha make, umwanzi akakugwa gitumo. Ukeneye amakuru mashya. Ukeneye amakuru mashya. Bibiliya ikomeza itubwira ngo Bibiliya itubwira ngo kandi ku murongo wa 9, kera kose muri Isirayeli umuntu wese yajyaga gusobanuza Imana yavugaga arya ati ngwino dusange bamenya, kuko kuri ubu uwitwa bamenya, kuko kuri ubu uwitwaga umuhanuzi kera yitwaga bamenya. Sawuli abwira umugaragu ati uvuze neza, hoshi tugende. Nuko binjira mu mudugudu, aho mu mudugudu binjira mu mudugudu aho umuntu w'Imana yarari. Bakizamuka mu mudugudu bahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma. Barabaza ati bamenya ariyo? Baramusubiza ati ariyo.
dore ari imbere yanyu aho. Wihute kuko uyu munsi ari busore muri uwo mudugudu. None ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimugera mu mudugudu uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza kuko ari we usabira igitambo umugisha, maze abatowe bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha. Bahera ko barazamuka bajya mu mudugudu. Bakinjira muri uwo mudugudu bahubirana na Samweli asohoka ajya ku Kanunga. Bagiye kureba Samweli. Ukeneye umuntu w'Imana kandi ukwiriye kumushaka. Ari ikintu kijya kindangaza. Abantu benshi bagira ubunebwe bwo guhaguruka kandi ibyo bicariye biraremereye. Iyo uri mu gihe kibi haguruka. N'Imana yavuze ngo nkunda bankunda ariko abashakana umwete niyo bazambona. Bibiri ikagomeza ivuga ngo nimushakana umwete muzambona. Iyo uhagurutse ukavuga ngo mvuye mu rugo ndiyambuye ndashaka guhaguruka, ibi bintu biri kumbaho si nkeneye amakuru yabyo. Mana ibi ni iki? Iherezo ryabyo ni iri. Imana ivuga mu itangiriro ikagera mu byahishuwe. Imana ishobora kuvuga kuri dosiye yawe ikayisoza, kandi ibyo Imana irabidukoresha buri munsi. Ariko umutima wari inangiye wabaye nk'amabuye. Haguruka gusa intambwe imwe ugane mu rusengero urebe icyo Imana igukorera. Turashimira abantu ejo mwavuye Rubavu mukaza ku cyumweru mukaza mu materaniro mwaturutse Rubavu, abandi bavuye Rusizi, abandi bavuye Nyagatare, abandi bavuye Bugesera. Mwese uko muri kuza muri abatanga buhamya muzaza hano kuri televiziyo muvuga ibyo Imana yabakoreye. Muzabivuge ntimuzabiceceke kuko Imana yabahoye ubuzima bwanyu. Bibiliya bitubwira ikavuga ngo kandi umunsi Sawuli arasuka Uwiteka yari yarabishuriye Samweli aramubwira ati ejo nk'amagingo aya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cya Benyamini uzamwimikisha amavuta ari umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya kuko maze kureba abantu banjye kandi gutaka kwabo kwangezeho. Nuko Samweli akirabukwa Sawuli Uwiteka aramubwira ati dore nguyu wa muntu nakubwiraga, uyu niwe uzategeka ubwoko bwanjye. Nuko Sawuli yegera Samweli mu irembo ry'umudugudu aramubwira ati ndakwinginze nyobora inzu y'abamenya hiri. Samweli aramusubiza ati rega ninjye bamenya. Reka mbabwire, niyo narezima ya magambo gatoya, undi aragenda ashaka indogobe ariko Imana yamaze gutegura ubwami. Hari igihe uza mu nzu y'Imana wowe ureba uvuga ati Imana agahinda kanjye kangana gutya, ariko bitewe n'umwete wahagurukanye, bitewe n'ishyaka wahagurukanye, Imana ikavuga ibirenze ibyo watekerezaga. Ndagira ngo nkuvane mu rujijo. Imana irashaka kuvuga ibirenze ibyo ureba. Imana irashaka gukora ibirenze ibyo watekerezaga, ariko intambwe yawe irakenewe. Ntuzigere ubona Yesu udahuye n'abantu b'Imana ngo bamukubwire akora ibitangaza. Ntabwo twizerera mu buriri, ntabwo twizerera gutyo gusa mu kirere, ntabwo tubayeho muri dilema. No, tubayeho mu buryo bufatika bugaragara. Yesu turamuvuga, ariko aravuze ngo kandi kumvuga gusa ijambo ryanjye rizagendana n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mwene ubona igitangaza cyawe, mwene uhure n'Imana mwene data. Imana iracyakora. Va mu rujijo rw'abakubeshya ngo ibintu byose byarapfuye. Niwe umuntu iyo yapfuye muri wavuga ibingana n'ubupfu bwe, kandi umuntu avuga ibingana n'urwego rw'imitekerereze ye. Ntukabane n'abantu bafite imitekerereze iciriritse ikubwira ko Imana itagikora, nta bantu b'Imana bakibaho, nta mikorere y'Imana, nta bitangaza bibaho, nabo ubwabo babivuga babayeho mu bitangaza by'Imana. Va mu magambo y'urucandege. Ukeneye bamenya, ukeneye umuntu w'Imana. Sawuli araza ashaka indogobe. Imana yamaze gutegura ubwami. Hari ikintu uri gushaka, nyamara Imana yamaze gutegura ikindi, irakivuga, irakigusobanurira, irakikwinjizamo. Oh, haleluya! Araseto rako shamala. Ndagira ngo nkubwire, mu minsi yashize navuze ngo kugira diplome ntibihagije, kuko wayigira ukayipfana n'inzara. Hari ibintu ufite ariko bidahagije, hari ikindi ukeneye kirenze ibyo ufite. Uribaza ngo niki pasite? Imana irakizi, nawe urakizi. Yego hari ibyo Imana yakoze, ariko hari n'ibindi yakora.
niba ufite ubuhamya bw'uko ari ibyo Imana yakoze ibikoresheje abantu b'Imana, n'uyu munsi hari icyo Imana yakora. Ndagira ngo nkubwire, Imana ntiyigitanga ibingana n'ibyo dutekereza. Sawuli yashakaga indogobe zari zazimiye, ahuye na Samweli aramubwira ati yewe Imana yakumbwiye ibintu bikomeye. Imana yambwiye ngo ugiye kuba umwami w'Abisiraheli, ugiye kuyobora Isiraheli uyitegeke, kandi Imana niyo ikwimitse. Ngo arangije ngatera uruhisho. Ndagira ngo nkubwire, hari uruhisho Imana iguhishiye, hari uruhisho Imana ihishe abantu batazi. Sawuli bamurebaga, nawe yarirebaga akabona nisuzugurwa, aravuga ati yewe muntu w'Imana we, iwacu ni mu nzu mbi, ni mu nzu isuzuguritse, mu nzu y'Abenyamini, ni twebwe bakeneye hanyuma y'abandi, nta umwami w'Abisirayeli gute? Aravuga ngo irivuze no kubikora irabikora, isoza ijambo ryayo Sawuli arimikwa umwami w'Abisirayeli. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo ari icyo gusa Imana igikora. Imana yishyuye umwenda w'umupfakazi. Iyo turebye mu Bami ba Kabiri igice cyaho cya 4 turasanga inkuru z'umupfakazi wari aho ngaho uri mu mwenda, ubwo umugabo aragiye kumutwarira abana, Elisa arahagoboka. Ukeneye umuntu w'Imana. Kandi igice cya 4 bucye umugore umwe mu mudugudu wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje. Ndagira ngo mwene data, hari igihe umwishyuza arenga ubushobozi bwawe. Ukeneye Imana kivuga hejuru y'iryo deni. Iryo deni riraremereye, nurangara ibyawe biragenda nta na kimwe gisigaye. Iryo deni riraremereye, nurangara ndaguha itangazo, nurangara iryo deni rizagusiga iheruheru. Nurangara uraje ibiciro ry'umugani muri karitsiye, nurangara ntumenye icyo Imana ivuganye nawe, ubuzima bwawe uzabusanga ahantu mu kanogo, mu mwobo. Dore ukeneye umuntu w'Imana, ukeneye umuntu w'Imana. Va mu magambo, va mu mitekerereze yo gusinzira, ibintu bizakomeye. Dukeneye umuntu w'Imana, dukeneye umuntu w'Imana. Kuri uwo mutwaro uraremereye, ukeneye umuntu w'Imana. Uyu mugore ni umupfakazi, nta mugabo, ariko aravuga ngo reka ngende nshaka umuntu w'Imana. Ngo bagihura aramubwira ati muntu w'Imana we, ngize amahirwe ndakubonye. Dore umugabo wanjye yarapfuye, yari umukozi w'Imana, yari umwe mu bagaragu b'Imana isumba byose, ntiyagomeye Uwiteka, ariko dore umwishyuza araje kandi arenda kuntwarira abana. Umva Elisa kundi yatanze igisubizo. Erega igisubizo cyawe kiri muri twe. Mumbabarire arabanaza ngo tuvuge Yesu. Yesu ari muri twe, ntabwo ari mu bikuta. Nta nubwo Yesu ari mu matapi mwicayemo, nta nubwo Yesu ari mu mbabura z'amakara, nta nubwo Yesu ari mu byumba. Yesu ari mu bantu. Ngwino ubone Yesu muri twe. Ukeneye umuntu w'Imana urimo Yesu. Hari abanaza ngo kutavuze Yesu. No, Yesu ari muri jye. Iyo mpagarariye Yesu, biratubwira ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, duhagaze hano ku bwa Kristo. Yesu ari muri twe, Yesu akorera muri twe, Yesu avugira muri twe, Yesu atuye muri twe, Yesu akiriza indwara muri twe, Yesu azurira muri twe, Yesu agaburira abantu muri twe, Yesu akora ibitangaza muri twe harimo Yesu. Ya maseko shatarako shaibo, ya satokesha kosalima edai wai shaibi. Urakoze mwami w'abantu. Elisa aramusubiza ati noneho nkugire nte wa mubyeyi we, mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda uture ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjire mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta dusukemo muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ubibike. Nuko amusigaye yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati ongera uzanire n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga umuntu w'Imana aramubwira ati nawe genda ugurisha ayo mavuta, wishyura umwenda wawe, asigara gutungane n'abawe. Amen. Uwo ni umuntu w'Imana uri gutanga igisubizo. Nagira ngo ntaza kwizimba mu magambo, nagira ngo nakire telefone nyobora abantu. Ejo tuzasengera abantu. Uyu mwanya ngiye kwinjira mu kanya. Ukeneye umuntu w'Imana,
ukeneye umuntu w'Imana. Uyu mwanya mafite kuri televiziyo ni mutoya, sinakemura ibibazo byose, ariko umwuka w'Imana arimo arambwira ngo abantu banjye bararushye, abantu banjye barababaye, abantu banjye buzuye umubabaro, bafite ibibaremerereye, ariko sinabikemura nonaha. Sinasengera igihugu cyose umunsi umwe, ntabwo nasengera abankurikiye bose umunsi umwe isaha imwe, ariko umunsi w'ejo kuva saa 4 kugera isaa 2 z'ijoro nzaba sengera abantu. Imana impaye igisubizo cyawe ngo ahari niwemera ukumvira wakira umugisha uturuka ku muntu w'Imana. Niwemera ukumvira urakira umugisha uturuka ku muntu w'Imana. Haleluya, haleluya. Good Rich TV, allo. Allo? Allo? Oui. Witwa nduherereye he? Nitwa Moro Francine. Yego Francine. Bibiliya yavuze ngo umudugudu ngo reba uwo mudugudu ukunda ari mwiza, ariko amazi yawe ararumba, ararura. Ibintu birarura. Yego. Ndagira ngo ugabanye televiziyo yawe, ureke kwiyumva kuri televiziyo, ureke unyumve kuri telefone. Gabanya televiziyo yawe. Sigukumva. Niki wifuza? Urifuza iki? Utuye werereye he? Ni Nyamasheke. Abantu b'Inyamasheke ejo bundi ku cyumweru baraje mu materaniro, wewe wazaje tukagusengera, kandi batashye bahawe umugisha n'Imana. Abandi batangiye kuza baturuka Nyamasheke baraza, kandi turabasengera n'ukuri, turabasengera mu buryo budasanzwe. Umurwayi wawe niyo waba umufite arwaye, nawe urwaye uburwayi ntushobora kubuzana ngo ubustane. Imana irabohora abantu bayo. Cyifuzo cy'urubyaro. Cy'urushako cy'urubyaro. Cy'urushako cy'urubyaro. Ibaze niko Francine. Wakubwira ngo ujye kurushakira mu Buhinde wajyayo, nyamara hano Kigali uravango ni kure. Ndagira ngo mbabwire nimutekereze mvuga ariko nanjye wahaguruka nkajya imbere y'umuntu w'Imana nkakura umugisha w'Imana. Imana iguha urubyaro mu izina rya Yesu. Kuri telefone ndabasengera nyobora abantu, ariko iminota bari mikeya, ntabwo natanga igisubizo cyanyu mu masamba mfite hano, ni makeya cyane. Ntabwo nasengera abantu bose ngo mvuge hejuru y'ibyabo, nashiduka iminota indangiranye. Munyemerere aho mbora mbabwira no kuri televiziyo biracaho, duteranira i Remera ku Giporoso kuri Nazarene Church, ni nyuma ya SP station gatoya cyane, hafi gato cyane, na gahanda gaca neza ruguru ya station k'igitaka, winjira ko gahanda kakwinjiza mu rusengero. Abantu muze, dufite amasaha arenga 10 turimo dusengera abantu, ariko hano kuri televiziyo ni umwanya mutoya, no kugira ngo tubarangire no kugira ngo tubane, ariko gusengera biragoye mu minota tuba dufite. Nese musengera buri muntu ku giti cye? Turabasengera, none se twabura kubasengera? Turamusengera buri muntu. None icyifuzo cyanyu nzagisengera nzagisubije. Wowe wizere gusa. Sawa. Good Rich TV, allo. Yes, ashimwe cyane. Witwa nduherereye he? Nshime Anakareke Nyamasheke. Nyamasheke. Umusore, hari umusore batangiye kuzamuka bakava Nyamasheke bakaza i Kigali, namwe nimuze tubasengere. Ese murizeye? Yego turabyizeye. Igisubizo cy'umuntu ajya kugishaka ni nyuma y'igihugu akagenda. Hano i Kigali ni hafi, imodoka ziragenda, amatara araka kuva Kigali kugera Nyamasheke, imihanda irakoze. Muze tubasengere. Yego. Good Rich TV, allo. Allo. Witwa nduherereye he? Twishime Gilbert. Ukeneye umuntu w'Imana Gilbert? Yego. Ejo byashoboka ko waza ukagera mu materaniro? Ejo mfite ikiraka nzajyamo. Good Rich TV, allo. Allo, Good Rich TV, allo. Oui. Turakwakiriye muntu w'Imana, werereye he? Mberereye mu Bugesera Pastor. Amen, nakumvishe. Uwo ni Emmanuel amakuru. Imana ikongerera amavuta. Haleluya. Muradukurikiye aho mu Bugesera?
tuba tugukurikiye cyane. hakenewe umuntu w'Imana ku buzima bwacu. Oya rwose Imana igushyigikire kandi twagure. Amen, amen, urakoze cyane. Tuba twishimye cyane. Umunsi w'ejo Emmanuel ndakuraritse ejo tubane mu materaniro. Pastor nzahaza ubutaha rwose ku mpamvu z'akazi ariko Ejo uzaba wagiye mu kazi. Yego. Kuwa gatatu utaha tuzabane. Nta kibazo Pastor. Suhuza famiye, suhuza famiye. Iri kukureba rwose. Amen, amen, amen. Amen. Good Rich TV, hello. Ndakwakiriye Good Rich TV. Ndagira ngo mugabanye volume, mujye mugabanya volume ndabingiza. Mwumve namwe kuntu ndagukupa nkuvaneho kandi ndakuvanaho nakira abantu barahamagara ari benshi, barahamagara telefone ntihumeka wowe ukadupfushiriza ubusa umwanya. Ntabwo dukeneye ko wiyumva kuri televiziyo. Witwa mberereye? Rubavu. Ku cyumweru twateranye n'abantu bavuye Rubavu baraje kandi basubirayo. Nimuze tubasengere. Nimuze tubasengere. Uyu mwanya mfite abari mutoya, iminota yanjye hano irabaze ni ku ntoki. N'uyu mwanya ndabura iminota mike cyane ngo mbe sohotse muri studio. Ariko ejo kuwa gatatu saa 4 kugera saa 2 z'ijoro nzabasengera abantu. Nzaba mbasengera kandi ndagira ngo nkubwire ibyakuyobeye, ibyagucanze, ibyo udafite igisubizo, Imana igishura ibishwe ikavuga hejuru y'uwo mutwaro wikoreye. Good Rich TV, hello. Yego. Witwa mberereye? Nitwa Florian Karenge. Ukeneye umuntu w'Imana? Yego, uri mukuri imbaraga n'amavuta ijuru rikwiteho. Hanyuma nubishobora uzaze tubane ubone imbaraga zikorera mu bantu b'Imana. Turi kumwe mu mubiri no mu mwuka. Turi kumwe mu mwuka, umubiri ugira nyirawo ku giti cye. Haleluya, urakoze cyane. Good Rich TV, hello. Hello. Nanjye ndakubwira icyifuzo. Witwa mberereye? Arufosina sindi ku bwawe. Witwa mberereye? Gabanya televiziyo yawe. Erega ikibazo murashaka kwiyumva. Urashaka kwiyumva kuri televiziyo, mwebwe muratubangamira kugira ngo twe nitubumva kandi ningukuraho ntubabare. Ndayivuyeho. Witwa mberereye? Nitwa sindi ku bwawe Arufosina mereye mu majyaruguru muri Burera. Ejo uzaza tugusengere? Mu nsengere n'aka kanya icyifuzo cy'umutware ntabwo aba mu rugo yarananiye. Umutware yarananiye ntabwo aba mu rugo. Turagusengera ariko nawe haguruka, wibivugira mu nzu. Uzabivugira mu nzu birangira gumyeyo. Haguruka, ibanga no guhaguruka va mu ntege nke. Good Rich TV, hello. Good Rich TV, hello. Muraho muntu wacu kandi nakubonye nakumenye. Amakuru Pastor. Amakuru ni meza papa, nakumenye aho ngaho mumeze gute inyamasheke? Turishimye cyane twicaye muri salo tukureba. Murangurikiye? Tumva ko mama ari guseka. Muraho neza abavyeyi, muraho neza mudukurikiye? Uraho cyane twakwitegereje twakuyobewe. Ni njyewe kandi ndabasuhuje cyane. Amen. Turabasengera kandi nicyo tubereye hano kuri televiziyo. Impande zose mudukurikira turi hano ku bwanyu. Murakoze. Imana iguhe umugisha cyane papa, urakoze. Murakoze cyane. Good Rich TV, hello. Uratinda ndagukuraho abandi bari guhamagara rwose. Niba nkufashe ivuga tugende. Okay, reka tumukureho. Good Rich TV, hello. Witwa mberereye? Uherereye he? Mu Gatsata. Saa 4 za mu gitondo nkubone mu iteraniro ngusengere.
bagomba kubugira, ariko Bibiliya ivuga ngo tera intambwe imwe Imana iguterere 99. Turabisengera, ariko bavandimwe ndagira ngo mbabwire, nta muntu washatse Imana ngo ayibure, nta muntu washatse Imana ngo abure kuyibona, nta muntu washatse Imana ngo ibure kumwiyereka, ariko nta gihe Imana izafata umwanya wo kukwirukaho. Igushatse gushaka nabi, ariko iyo uyishatse uyibona neza. Ndagira ngo mbinginge abantu mufite umwanya, nimuze dusenge. Ejo turatangira 40, tuzatangira amasengesho y'isi 40 ku itorero. Tuzaba dubwiriza hejuru yo kwiyambura umwambaro mubi, umwambaro ushaje, Imana ikakwambika umwambaro w'icyubahiro. Kandi birakwiriye, hari umwambaro ukwiriye kuvamo, ariko intambwe yawe irakenewe. Udirici TV, halo. Nagufashe twirukange. Ndagukuraho. Udirici TV, halo. Witwa mberereye he? Nyarutsa amasaha yagiye. Ahirwa Protogene kerereye mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi, Protogene. Yego. Wifuza ko tugufasha iki Protogene? Ko mwatengera ku byifuzo byacu, twagumye kureba gutegereza, twabuze. Udirici TV, halo. Mumbabarire urajya utinda ndagukuraho kuko nturi buturangiriza iminota kuri wowe wo kurangara. Halo. Ndakumva, witwa ndwerereye he? Ndakumva. Witwa Yohani. Vuga Yohani, gabanya televiziyo yawe rwose. Mujye mugabanya televiziyo. Ese ntabwo uri bwiyumve ngo nanjye nkumve. Kandi ntabwo uri amazi iminota 5 ndi kugomeza nk'urwaza, ndagukuraho nakira undi. Nagabanyije. Witwa ndwerereye he? Nherereye mu Bugesera. Ejo uzaze tugusengere. Bugesera n'ejo nari mpare. Nari aho ngaho naje gushyingura, kandi naje Bugesera ndataha. Kuki muze tubasengere, nimuze muruhuke, nimuze mukire ayo marozi babaroga, nimuze mubohorwe wo mwambaro Satani yabambitse utariwo. Imana irashaka kubakuraho. Saa 4 tuzaba dutangiye, saa 4 za mu gitondo kugera nimugoroba. Saa 4 za mu gitondo muzaba mutangiye. Nuhamagara kuri telefone protokole bazakuyobora. Halo, Udirici TV, halo. Halo, ndakumva. Udirici TV, halo. Halo, muherereye he? Gatsibo. Witwa nde, wifuza iki? Wavuga cyane? Tugusengera iki Francis? Imana nkorera unkoze kuri iyo nda yawe uhitwe muzima. Ejo uzabushima Imana kuri muzima. Amen. Udirici TV, halo. Muraho neza. Muraho. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ukeneye guhura n'umuntu w'Imana. Yego. Iyo wahuye n'umuntu w'Imana nduguma uko waruri. Ndabyizeye. Wifuza iki? Nifuza ko mwasengera umwana wanjye guhera mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize ararwaye kugeza na n'ubu ndi mu Bugesera. Ejo mu gitondo muheka umunzanire, ezamusubiza yari muzima. Imana ishimwe. Muzane, ntuzasubizayo umurwayi, uzasubizayo umwana muzima. Imana ihabwe icyubahiro, musengere n'urugo rwanjye mbona rumeze nk'urugo. Umva, wivugira mu ntebe mama, nanjye ndi kuri televiziyo, ndagera mu rugo saa 6 z'ijoro hejuru yanyu. Nimutere intambwe muze. Nimuze tubasengere. Wigi utekereza kwicara gusa ngo birakemukiraho. Ejo zana umwana usubizeyo umwana muzima. Mu gitondo ndaza. Saa 4 ngusange ku ntebe y'imbere. Yesu we ndimo ndakureba n'ukuri umva. Yesu wanjye. Saa 4 za mu gitondo nzaguheraho, nginjira mu rusengero, nzagusange, nzabaza ngo
umudamu ave mu bugesera ufite umwana namumperezewe nzagusengera uzasubira nayo umwana muzima. Iyo ni impano nahawe. Gusengera abarwayi ni impano yanjye, kwirukana abadayimoni ni impano nahawe. Imana yambaye impano kugira ngo nzikoreshe ku bana b'Imana, ariko haguruka uze, Imana izaguha gusubirayo utahanye igisubizo cyawe. Imana ishimwe, ndaza mu gitondo. Saa yine ube wicaye ku ntebe. Yego. Good Rich TV, alo. Uratinda ndakuvana, abandi bari guhamagara nshuti yanjye nakwakiriye. Witwa ndwerereye? Halo? Alo. Ndagukuraho. Alo, Good Rich TV, alo. Halo. Witwa ndwerereye? Kwihuta, twihuta. Gutabemerere mu karere ka Rusizi. Witwa nde? Ndarimo gutabemerere mu karere ka Rusizi. Yego, mfite ikibazo. Senge. Ndi umunyeshuri ndiga ariko ntabwo mfata. Kora kuri uwo mutwe wawe gusa. Yego. Mana nkoze kuri uwo mutwe we mu izina rya Yesu. Ahabwe ubwenge kuko icyo waduhaye, icyo twatuye kiraba, icyo tuvuze kiraba. Dayimoni yari yaratwaye ubwenge, nibure kure mu izina rya Yesu. Guhera none ambivuze ukuboko kw'Imana ni gukora kuri we. Dayimoni yari yarasahuye ubwenge, yari yaramunyaze, nabugarurirwa mu izina rya Yesu. Bwakira mu izina rya Yesu. Amen. Turakwakira Good Rich TV, alo. Unakufashe uratinda ndagukupa, abandi bari guhamagara. Halo? Uvuga nagufashe, witwa ndwerereye? Bete. Urinde nagufashe? Amakuru. Ni meza, ninde tuvugana? Ni Jacqueline Kibungo mu karere ka Kirehe, intara y'Iburasirazuba. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Ndagira ngo nsengere umeze umugisha. Imana ihuguye mu izina rya Yesu. Yego, ndawakiriye. Turakwakiriye Good Rich TV, alo. Good Rich TV, alo. Umuntu urangara ndamukuraho nta kindi. Good Rich TV, alo. Good Rich TV, alo. Good Rich TV, alo. Ndagukuraho. Good Rich TV, alo. Mwiriwe neza. Niko Esther, intambara ufite zirava he? Esther, reka ngutaruke, reka nkomeze n'abandi. Nari ngiye kukurondora nk'ibintu nk'abingahe Imana iri kumbwira nona. Good Rich TV, alo. Halo? Witwa ndwerereye he? Imana Desire. Uherereye he Desire? Ndi Cyangugu. Uri Rusizi, wifuza iki tugufasha iki? Kusengera ku bijyanye n'inyatsi. Inyatsi? Mbanze nkubaze, ubundi urasenga wowe? Ndasenga. Muri etorero? Yadete. Utanga kimwe mu 10 n'amaturo? Nta kibazo kabisa. Urabesha nta cya 10 uheruka gutanga? Ubushobozi bwo zari kizaniga buriya. None se urashaka Imana gukiza inyatsi kuki kandi utazi no gutanga icya 10? Biterwa n'ubushobozi umuntu aba ari kugenda bafite. None se nkubaze uburi 5,000? Nta 5,000 ujya ubona? Yewe si vuba kabisa bigenda byanga umuntu akora bikanga. Uzige gutanga kimwe mu 10, Imana izaguha umugisha. Urakoze cyane. Good Rich TV, alo. Halo? Good Rich TV, alo. Halo, mwiriwe neza. Mwiriwe neza, witwa ndoherereye he? Nitwa Mukandayise ku Gisozi. Ejo uzaza? Ko nabona umwanya se nta kuntu mwadusengera. Umwanya wawe ubura gute wo gushaka Imana kandi ufite wo gushaka ibintu? Koko. Ako se mwansengeye ko nkunda kurwara mu nda cyane. Usubiza, umwanya uburira he? N'icyo ukora? Umwanya ntabwo nawubona, hari ahantu nari nzajya kudepoza akazi. Nuva uzajya he?
ntabwo mbizi ko navayo kare amateraniro azatangira saa ngahe? atangira saa yine agasoza saa 2 za nimugoroba. nta kibazo ubwo nindangiza kare nzaza. ntabwo kubona iby'Imana ari ibintu byoroshye bene data, ntimugatekereze ibintu ko by'Imana ari ibintu biciriritse utoragurira aho ubonye ufatira aho ubonye. iby'Imana tubirarira amajoro, turabiryamira, ntituryama ntitugoheka. nimubwira ngo ngwino n'ugwaye randevu y'ibihumbi 10 urirukanga mukajya gura ari ibihumbi 10 urya iryo joro bikarangira. guhura n'umuntu w'Imana ntabwo ari ibintu biciriritse, ntimukabifate nk'ibintu sempo. nubifata sempo uzabaho mu buzima buri sempo. iyo ushaka kubona Imana ubaha Imana, ukubaha appointment. ndagira ngo mbabwire sindi hano kubera ko mba nabuze icyo nkora. hari abanshaka bakumva abana bitangira amafaranga, ariko iby'Imana ntibigurwa, ntabwo ari amafaranga. ariko mba nemeye kuza ngo mbayobore muruhuke. iyo wabyanze ubaho ibingana n'ibyo wizera. ariko iyo umuntu wese ashatse Imana arahaguruka agahagarara akavuga ngo ndayishaka, arayibona. kandi nta gitangaza. ndashima, reka mbaho urugero rwa bugufi. twari dufite umupadiri kandi turamushimira nubwo yamaze gusoza igihe cye. ndashimira umupadiri bita Obaridi, aho yageraga hose abahageraga babonaga intsinzi. ni umupadiri turamukunda nubwo yitabye Imana. Obaridi ni umupasiteri, naringiye kumwita umupasiteri ariko arenze n'umupasiteri. turamushimira mu gihe cyakoze neza, aho yabaga ari hose indwara zarakiraga, ibimuga bigahaguruka. ibyo ni intambwe wateraga ukajyayo, utajyayo ukagumana ibibazo byawe. nagira ngo nkubwire, nunanirwa gushaka Imana uzagumana ibibazo byawe, ariko nushaka Imana uzaturwa umutwaro, uzakuva ku bitugu. ntimukabaho mu buzima bwo kujenjeka, nimukaba mu buzima bwo gushaka kurelaxinga muvuga ngo ndahamagara gusa. no, hari igitambo cyo guhaguruka ugahagarara. utahagarara ukicara mu gahinda kawe, ukicara mu marira yawe, ukicara mu bibazo byawe. ndagira ngo nkubwire, haguruka, haguruka rwose, haguruka. nta kiguzi bigusaba, sindi hano ngusaba ikiguzi, ntacyo ngusaba. haguruka uzubona Imana. guhura n'umuntu w'Imana nicyo kigukwiriye mu kibazo cyawe. guhura n'umuntu w'Imana nibyo bigukwiriye muri iki gihe uhagazemo. guhura n'umuntu w'Imana. Goodrich TV, alo, tuguhaye ikaze. witwa ndwerereye? abatinda kuvuga ndabakuraho. Halo. Goodrich TV, alo, uratinda kuvuga ndakuvanaho. halo Goodrich TV, alo, mwiriwe. mwiriwe neza. ndi hano ndi Rwamagana. ndashaka ko mudusengera ku bintu biraba biturara hejuru bidusakuriza. ngwino natwe tubiryame hejuru, ngwino tubiryame hejuru. ejo kuva i Rwamagana kugera i Kigali ni isaha imwe, ubu hageze cyangwa iminota 45. saa 4 uzaba uhari. nutaha ukumva icyongera kugenda hejuru uzabivuge, kuko sinzagusengera ngo wongere wumve ibigendagenda hejuru y'urugo rwawe. uzataha usanga byagiye. Goodrich TV, alo, mwana ku musozo, tugiye gusoza, amasaha yacu ararangiye. Goodrich TV, alo, witwa mberereye he? Nitwa Chantal ndi Nyabihu. Ngira ngo musengere nyangira ikibazo cyo guciragura. cyo guciragura? nta udatwite? Imana y'amahoro nigukize mu izina rya Yesu. ariko kandi umva ufite gahunda yo kujya hehe? ufite gahunda yo kujya he? Subiza. nta rugendo ufite muri iyi minsi? nta rugendo ufite? nta muntu mugiye kuzajya guhurira ahantu? kandi ngende ubona kandi uzagenda sha. nugenda ugiye kuzagira ibyago mu buzima utazasengera ngo biveho. sawa, turakwakiriye mu izina rya Yesu. witwa ndwerereye he? vuga cyane. Alfred. uherereye Alfred? Uherereye Masaka.
Imasaka aho hirya ikabuga. Saa 4 za mu gitondo ngusange mu rusengero ngusengere. Hano mu Giporosoku aho ngaho inyuma ya SP station, aho ngaho inyuma iyo station iri haruguru ya Feruje iteganye na Feruje, uzaca ruguru yayo uwo muhanda uzakwinjiza mu rusengero. Sawa. Nagira ngo mbabwire nababwiye ngo dukeneye ko guhura n'umuntu w'Imana. Nagira ngo mbabwire bene data, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana. Dufite abantu benshi Bibiliya itubwira. Murabizi ko Bibiliya ivuga ku bantu bajyaga baza aho Yesu ari, bagataha bakijije indwara, yirukanye abadayimoni, ariko ntabwo bamubwiraga ngo ndahangaha, urahaguruka ugashaka umuntu w'Imana. Harageze ngo duhindure ibintu, utera intambwe ushaka umuntu w'Imana. Nutabikora impinduka z'ubuzima bwawe ntizizabaho. Nagira ngo niba hari n'ababwira ngo ibintu biza aho uri, ntabwo bikunda, bigusaba igitambo cyo guhaguruka ugahagarara. Nagira ngo nakira abantu nk'abangahe dusenge gahunda, munyandikire kuri WhatsApp, munyandikire kuri WhatsApp, abazaza ejo tuzabayobora kandi tuzabasengera. Nta muntu uzaza ngo tubure kumusengera. Witwa nde, uherereye he? Yego Keve. Ntabwo ujya wiga ngo ufate. Turagusengeye mu izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana kuguhesha ubwenge. Amen. Amen. Niko Keve. Beza. Intebe wicaraho uri mu ishuri, wicarana n'umuntu utari uwo mu Rwanda. Oya, no mu Rwanda. Mwicara muri bangahe? Turi babiri, nge n'undi muhungu witwa Baraka. Uze kumpamagara inbox ndakubwira. Kuri iyi nimero? Witwa nderereye Goodrich TV alo. Goodrich TV alo. Nikeze mukivuga. Goodrich TV alo. Goodrich TV alo. Goodrich TV alo. Alo. Witwa nderereye? Hereye Musanze. Werereye Musanze. Urumva ukeneye guhura n'umuntu w'Imana? Urabikeneye? Ejo uzaza? Ejo uzaza? Ejo nzaba nagiye ku ishuri. Zabagiye kwiga? Wifuza ko tugusengera iki? Ubwenge. Imana ibuguhe mu izina rya Yesu, kubivuze ni buguhe ubwakire. Goodrich TV alo. Halo. Witwa nderereye? Inyamata. Ejo uzaza uhure n'umuntu w'Imana tugusengere? Ejo saa 4 uzaba utugezeho. Sawa. Goodrich TV alo. Mwiriwe neza. Ndashaka mu sengera. Imana ikamenyere kuzubuzima. Iryo ntabwo babivuga none, ejo uzaze tuzagusengera kandi uzabimenya. Goodrich TV alo. Halo. Witwa nderereye he? Kanjye mbere y'Urubavu. Uzaza tugusengere, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana? Ndaza ubutaha ariko najyaga mu nsengere nanjye. Nuzaze tugusengere kandi turabyiteguye. Amen. Iminota yacu yarangiye, munyemerere ngiye gusoreza hano. Goodrich TV alo. Goodrich TV alo. Goodrich TV alo. Telefone ni nyinshi cyane bene data. Umuntu niba ari guhamagara, hari abantu benshi
bari guhamagara none tudashobora no kurangiza tukagufata ugapfusha umwanya ubusa. Mwiriwe neza. ndarwaye nagiraga ngo munsengere. Mu izina rya Yesu ndategeka ubwo burwayi kandi nonaha ejo azaba ari muzima, azatanga ubuhamya bw'uko abaye muzima, imbaraga z'Imana zimukoreho nonaha. Nta mwuka wongera kumugumaho w'uburwayi, dusenya umwuka w'urupfu ku buzima bwe, abeho agira ubuzima mu izina rya Yesu, amen. Munyemere dusoreze hano, telefone ni nyinshi, nimureke dusoreza. Witwa nduherereye? Nitwa Izarina Sarafine. Witwa nduherereye? Sarafine mbereye mu karere ka Burera. Burera ni hafi, ejo uzaze tugusengere. Munyemerere dusoreze hano dusengane. Munyemerere dufatire umwanya wacu hano tuwusoreza aha, kandi mbashimire ko mwakomeje kuba hano. Telefone ni nyinshi zirahamagara ari nyinshi, turaza gukomeza tubayobora ariko ntabwo dushobora gukomeza kwitaba, umwanya wacu warangiye. Turabashimiye. Ejo ni hariya mu Giporoso Nazarene, iyo ugeze kuri gare y'i Remera wafashe imodoka biroroshye cyane. Ushobora gufata imodoka yawe, ushobora gufata moto, ushobora gufata igare ryawe, ushobora gufata bisi, ushobora gufata ikikoroheye ukahagera. Iyo ugeze hara muri Feruje uzamuka werekera muri gare, abagera muri gare basubira hepfo gato basubira kuri Feruje. Ariko iyo ufite imodoka yawe ugeze kuri Feruje urasa naho utambika agahanda kari haruguru ya sitasiyo SP, agahanda kari ibumoso uzamuka, ako gahanda kakwinjiza mu rusengero. Iyo uturutse haruguru muri gare uramanuka agahanda k'amabuye n'ubundi usubira hepfo ugana kuri Feruje. Utari wagera kuri Feruje ureba sitasiyo uca haruguru yayo, ni iburyo uturutse haruguru ugahita utambika ku gahanda neza kakwinjiza mu rusengero. Mwese tubahaye ikaze. Ukeneye umuntu w'Imana mwene data, ngwino urebe, ngwino ubone igitangaza cyawe, ngwino wakire umugisha wawe, ngwino ibyo umaze igihe byaragucanze byarakuyobeye ubone ukuboko kwiza kw'Imana. Ngwino ibintu bihinduka ureba, ngwino tuguhaye invitation, uratumiwe urararitswe. Ejo 40 tuzaba tuyitangira, tuzasoza ku itariki 9 z'ukwa kane, iminsi 40 tuyisenga. Ibitangaza bigiye gukoreka, abantu uzabazana hano muri studio bajya babwira ubuhamya bw'Imana yabakoreye. Waba umwe muri abo batanga buhamya, ngwino wakira umugisha wawe, ngwino wakira ukuboko kw'Imana. Mu minsi 40 uzaba watabawe, mu minsi 40 iyo ndwara ntuzaba ukifite, iyo minsi 40 ntabwo iryo deni rizaba rigihari, iyo minsi 40 agakiza kazataha mu muryango, iyo minsi 40 tugiye gusenga impinduka zizagaragara. Muri iyi minsi 40 hari ubukene buzamarwa no gusigwa, muri iyi minsi 40 hari ubutabazi Imana ikugeneye, muri iyi minsi 40 hari intsinzi Imana itanze, iyi minsi 40 hari kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, muri iyi minsi 40 Imana igiye guhura nawe. Ngwino uzabona amaboko y'Imana, ngwino Imana ikwiyereke. Byuka va mu bunebwe, igihe uryamiye kirahagije ntabwo wabonye, igihe usengurukiye umusozi kirahagije, ibyo wirutsemo nta ntsinzi wabonye. Ngwino uhure n'umuntu w'Imana, ngwino uhure n'Imana muri iyi minsi, ngwino wakira ukuboko kw'Imana gukora ibitangaza, ngwino uhinurirwe amateka, ngwino ubone ukuboko kw'Imana. Umunsi w'ejo ngwino ubone ukuboko kw'Imana. Zeliko sito keshama, Imana igiye kugukiza. Urababaye ariko Imana igiye kugukiza, igiye kugukiza kandi uzanezerwa uzishima. Imana ibambere umugisha. Na hejo kuwa gatatu saa 4 tuzaba dutangiye amateraniro, turi kumwe n'abakozi b'Imana, turi kumwe n'amakorali atandukanye, tuzaba turamya Imana duhimbaza, umuriro uzaba waka, tuzaba twasengeye abantu ku gicaniro, imbaraga z'Imana zizakubohorera ibyawe. Imana ikugire neza, umugoroba mwiza kandi umugisha w'Imana ubomeye iteka ryose. Mana ndasengera abana bawe bari bitotsi byiza batasinziraga bahe gusinzira, agakiza nigataye mu mitima yabo Mwami. Ubugingo bwabo reka ubukize kandi ubucungure, imbaraga zawe reka zigaragare Mwami. Umunsi w'ejo uzagera mu rusengero wese reka azatahana igisubizo cy'ibyo yizeye kandi icyo azaza asengera cyose. Uri hejuru ya byose kugira ngo bikemure Mwami. Ndagushimiye kubikoze. Hari abantu benshi Imana iri kumbwira ishaka kubohora, ariko iyo ntambwe muyitere
Imana igiye kubohora ubuzima bwawe, Imana igiye kubohora imibereho yawe. Hari ahandi Imana ishaka kugutereka, hari icyago kigomba kukuvaho, Imana ikakugirira neza. Ugire umugoroba mwiza, mukomeze kunezeranwa n'Imana.